none rero nyagasani nitwibuke urupfu n'izuka by'umwana wawe tugutera umugabo atanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro tugushimira ko watumye tuberwa no gushengerera tuguhereza amaturo kandi turakwinginga twiroheje utwebwe wasangiye umubiri n'amaraso bya Kristo roho mutagatifu aduhuze twunga ubumwe. Nyagasani wibuke kiliziya yawe yogeze ku isi hose maze uyihe guhora ijya mbere mu rukundo hamwe na papa wacu Francisco n'umuyobozi wa diyosezi yacu dukikije Musenyeri Celestine n'abatorewe umurimo wa ritari bose. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nyagasani wibuke kandi uyu muyoboke wawe wishakiye gushyira mu rwego rw'ubusaserdoti, gira impuhwe umukomezemo ingabire zawe kugira ngo umurimo mutagatifu umushinze azabashe kurangiza abifashijwemo n'imbaraga zawe. Turakwinginze ngo natwe twese tugirire impuhwe maze uzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana, Yosefu mutagatifu umugabo udahinyuka, intumwa zawe ntagatifu n'abandi batagatifu bose bakunyuze kuri ibi byagiye bisimburana. Nuko hamwe nabo tuzagusinze tukurata kubwa Yezu Kristo umwana wawe. Imana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristo, ukabihabwa hamwe nawe, ukabiherwa muri we, ubumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Kuko twabwirijwe n'Umukiza akanadutegeka kandi akabitwigisha, tutinyuke tumubwire tuti dawe uri mu ijuru, mbasigiye amahoro yanjye, ntiwite ku byaha byacu ahubwo wite kwemera kwa kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe wiha amahoro kandi uyibumbire mu bumwe wowe ugatega iteka ryose. Mugire iteka amahoro ya Nyagasani. Nimwifurizanye amahoro.
ingabire zayo kandi barinde ubudahwema kugira ngo muzashe gutunganya umurimo wanyu nta buhemu. yashinze uyu mupadiri umurimo wo kwamamaza ivanjiri no guhereza kuri altari akorera abantu, imufashe kuba hano ku isi umuhamya wayo ushishikaye n'umwambari nyakuri uyihagarariye mu bikorwa byo gutabara imbabare n'abakene. Umupadiri mushya nabafashe kuba abashumba nyabo bagaburira abayoboke umugati nyabuzima hamwe n'ijambo ritanga ubugingo, kugira ngo bagende barushaho kujya mbere bunze ubumwe n'umubiri wa Kristo. namwe mwese bateraniye hano ushobora byose n'abaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nyagasani Yesu n'abandi namwe ushobora byose n'abaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. nimujyana amahoro ya Kristu. ushobora byose n'abaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Tafati foto. Umwana wacu wakagiye Jerome ndamubusobanura bwagiye hano
turongera kubibutsa ko ibirori byacu bitangirwa n'ijambo ry'ikaze no kwakira abashyitsi tuza gufashwamo na padiri mukuru wa paruwase. Iryo jambo ry'ikaze no kwakira abashyitsi birakurikirwa n'imbyino y'akagoroba ka santarare Muramba. Baraza kuba bari hafi cyane kugira ngo badufashe kwakira iryo jambo ry'ikaze no kwakira abashyitsi. Turaza gukurikirana nyuma y'izo mbyino ijambo ry'umukristo uhagarariye abandi. Tunabonereho guhereza impano bamwe mu bashyitsi tuza kubabwira. Nyuma turaza kumva ijambo rya padiri mushya. Nyuma y'iryo jambo rya padiri mushya biraza kwakirwa n'imbyino ya bare ya paruwase. Imbyino ya paruwase n'imvaho. Turaza kumva ijambo ry'abashyitsi baturutse mu Bufaransa. Excellence Monseigneur, l'archevêque du diocèse de Rennes, qui est devenu notre ami intime, nyakubahwa Musenyeri umuhuza w'ubutumwa muri diocèse ya Cyangugu, nyakubahwa padiri mushya wawuhawe uyu munsi, ba nyakubahwa abasaseridoti, ba nyakubahwa abihaye Imana, nyakubahwa umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, ba nyakubahwa mu nzego za leta, iza gisirikare n'iza polisi, ba nyakubahwa abakristu mwaturutse impande n'impande z'igihugu, cyane cyane abaturutse i Kigali ndetse n'abaturutse mu zindi diyosezi, bakristu bavandimwe b'Inyabitimbo, abahatuye ndetse n'abatuye ahandi, ni mu nyemerere mbereke abashyitsi batugerereye kuri uyu munsi. Ndabereka abo mu nzego za kiliziya, hanyuma nze gusaba umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Butare kumfasha kwerekana abashyitsi batugerereye baturutse mu buyobozi bw'inzego bwite za leta. Umushyitsi mukuru dufite kuri uyu munsi ni Nyiricyubahiro Musenyeri, umuyobozi wa diyoseze yacu ya Cyangugu, umaze kudufasha gutura igitambo cya misa. Ndagira ngo musabe yigire hejuru adusuhuze. Nous aimerions aussi saluer Monseigneur l'archevêque du diocèse de Rennes, qui souhaite aussi que nous saluions. Turasuhuza Musenyeri Prudence, umuhuza w'ubutumwa muri diocèse ya Cyangugu, nawe aho ari haguruka dusuhuze. Turasuhuza Padiri mushya Vedaste Bizimana umaze kubuhabwa, nawe ahaguruka dusuhuze. Turasuhuza Padiri twavuga ko ari fondateri w'iyi paruwasi Mariko, nawe adusuhuze. Turasuhuza na Padiri Protogene Butera, nawe ahaguruka adusuhuze. Ndasaba abapadiri ba diyoseze ya Cyangugu bose icyarimwe ko bahaguruka bakadusuhuza. Abapadiri
bo mu miryango y'abihaye Imana nabo bari hano badusuhuza. Turasuhuza kandi abapadiri n'abihaye Imana bavuka i Nyabitimbo aho bari nabo badusuhuza. Turasuhuza abapadiri bakoreye ubutumwa hano i Nyabitimbo bose aho baba bari bahaguruka dusuhuza ababaye i Nyabitimbo. Muri aka kanya mbereke abayobozi mu nzego bwite za leta baje kwifatanya n'abakirisitu bo mu iparuwasi muri ibi birori by'uyu munsi. Munyemerere twakire umuyobozi w'akarere wungirijwe ushinzwe imibereho myiza ahaguruke abasuhuza. Kristo Yesu akuzwe. bukaba n'umuyobozi wa diocese yacu Excellence Musenyeri Archevêque de Diocese de Rennes, nyakubahwa Musenyeri umuhuza w'ubutumwa muri diocese yacu, banyakubahwa abasaserdoti bihaye Imana, banyakubahwa muhagarariye inzego zitandukanye bwite za leta n'iz'umutekano mu cyubahiro byanyu, bashyitsi mwaturutse mu mpande zitandukanye, bakristo bavandimwe. Birakwiye ko nk'abakristo ba paruwasi ya Nyabitimbo turirimba iyi zaburi y'ijana kuri uyu munsi. Twazinduwe no gushimira Imana kubera yubile y'imyaka 25 paruwasi ya Nyabitimbo imaze ishize. Tunishimira Imana ikomeye y'uyu munsi y'ubusaserdoti. Nk'abakristo tukaba kandi twishimira imbaraga, ubwitange n'umurava twakoresheje mu gutegura ibirori by'uyu munsi. Ubutumwa bukorwa, ingero n'uburere bwiza bitangwa n'ababyeyi bafatanyije n'abarezi, akaba ari byo byezeho imbuto y'ubusaserdoti twishimira kuri uyu munsi wa yubile. Kuko uwari diyakoni Vedas Bizimana yabaye padiri. Impano rero ibimburira izindi, impano tugiye guhereza umuyobozi wa diocese yacu, twamugeneye inka. Nasaba rero babiteguye badufashe, inka bayegeze hafi, iyo tubaye Musenyeri na padiri mukuru adufashe, iyo tubaye Musenyeri ukomeze muragire inube wabikeka ko ari ibyimwe zimara kwimuka zagaza wazivuruganya zikavumera amata zireta n'urunote yehe ngiyi nka tuguhaye Musenyeri wacu maze utunga abakristo umukristo mwiza ntakarara amasakaramentu. Kuri uyu munsi rero nyakubahwa padiri turabashimira ko mwatubereye ababyeyi beza mukadutoza iyi nkuru yanjye nyiricyubahiro Musenyeri muyihumurisha kugira ngo n'izindi zose muzanagiza nzabashe kuzikenura.
umuyobozi wa diyosezi yacu ya Cyangugu, Excellence Monseigneur l'archevêque du diocèse de Lorraine, avec le groupe local vous êtes ensemble. Nyakubahwa Musenyeri Prudence uhuza ubutumwa bwa diyosezi, Nyakubahwa Vice Meya w'akarere ka Rusizi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, ba nyakubahwa bapadiri, ba diakoni, bihayimana, bafratiri, babyeyi, bavandimwe, mwese mu byubahiro byanyu muteraniye hano. Umuhanzi wo hakurya y'amazi yaragize ati oya sinogenda ndashimye, oya sinobyubahuka kugenda ntagushimiye, ewe Mana wampaye byose. Uyu ni umwanya kuri nge ukwiye kandi ngombwa wo gushimira. Ndashimira Imana dukesha ubuzima, yo mugenga wabwo, yo iduha byose tutaguze, akaba ari nayo dukesha uyu munsi. Nihabwe amashyi, impundu ndetse ivugirizwe n'ingoma. Mumfashe duhereze Imana icyubahiro. Ndashimira nyakubahwa Musenyeri Prudence n'abo bafatikanyije kuba hafi diyoseze. Ndabashimira uko batwitayeho mu iseminari nkuru nyuma yo kubura umwepiskopi. Nyakubahwa Padiri mukuru, nawe ushinzwe iyi diyoseze, iyi paruwasi n'abo mufatikanyije ubutumwa muri iyi paruwasi, ndabashimira. Uyu munsi rero sinatinya kuvuga Zaburi y'116 aho bagira bati Alleluya. Icyo nkundira uhoraho nuko yumva ijwi ryanjye iyo mutakambiye, maze akunama akantega amatwi. Mu buzima bwanjye bwose sinzareka kumwiyambaza. Ibyiza byose uhoraho yangiriye nawe mwiturane, gusa mutima wanjye singiza Nyagasani. Papa rwose ndamushimira kuko ajya no kwigendera yabwiye Papa wa Batisimu ati uzakore uko ushoboye umwana yige. Babyeyi ba Batisimu namwe ndabashimira kuko iyo mvugo mwayigize iyanyu mukanshyigikira uko mushoboye. Bavandimwe, ni ngombwa nanone ko nshimira byimazeyo mama wakomeje kwitanga agakora uko ashoboye kose kugira ngo aturere. Turi abana 7. Yakomeje kwitanga, aritanga bishoboka kugira ngo abashe kuturera. Mama ndagushimira. Nyagasani wenyine azakwiture. Mwese bakristo bavandimwe ndabashimira uko mwitanze kugira ngo uyu munsi ugende neza. Imana yo mu ijuru ikomeze ibahe umugisha wayo. Ndabasaba kandi kugira ngo uru rugendo ntangiye ndushobozwe n'inkunga y'isengesho uko muzajya munsabira buri munsi. Excellence Monseigneur, archevêque du diocèse de Lorraine, avec le groupe auquel vous êtes ensemble, merci d'être avec nous. Vous avez monté de hautes montagnes tout en parcourant les longues distances comme la Vierge Marie chez Élisabeth. Cela veut dire que vous avez voulu partager avec nous les joies et les peines de ce monde. Pour moi, c'est un signe d'amour, d'humilité et de compassion. Que ce moment puisse créer les occasions de correspondance, de communion et de communication. Merci. Mwese ndabashimira kandi dukomeze tugire umunsi mwiza.
murakoze. nk'uko umuvandimwe abivuze kugira ngo natwe nk'abana mu rugo twishime dushimire umubyeyi wacu wagize yubile y'imyaka 25. ndagira ngo sabe padiri mukuru wa paruwasi yegere hino tumusobanurire impano tuje guha umubyeyi wacu. Impano ya mbere mubona yegere hino ni iki giti. Iki giti nk'uko mubibona hasi giteye mu mutima wa Yesu. Igiti gishushanyo paruwasi yacu ya Nyabitima. Mbere na mbere ikomoka ku mpuhwe za Yesu, ku mutima mutagatifu wa Yesu. Niwo mubona hano hasi. Iki giti Yesu Kristu ati gishushanyo paruwasi yacu amaze kuyiduha, yabaye ngombwa ko yohereza abagomba kukivomera. Impano ya kabiri dufite nuko dusaba twebwe abihaye Imana baba hano bavuga hano ko umuryango w'Imana bene wacu ababyeyi bacu bakomeza gutungwa n'isakramento ritagatifu bagahabwa amasakramentu. Isigura rero tubahaye ni ikimenyetso cy'uko muzakomeza gutagatifuza imbaga yacu, imbaga y'ababyeyi, inshuti, abavandimwe bo muri paruwasi ya Nyabitima, kugira ngo ujye utura igitambo cy'Ukarisitiya ukeye kandi ufite umutima usukuye wererana mbese kurusha ahangana. Urakoze. ubuyobozi bw'akarere dufite umunezero mwinshi cyane ku bw'uyu munsi
umunsi twari tumaze igihe kitari gito dutegereje mu gihe twizihiza isabukuru y'imyaka 25 iyi paruwasi ya Nyabitimbo imaze ishinzwe. Tukaba twishimira cyane ndetse tunabashimira ibikorwa by'agahebuzo imaze twafatanijemo ndetse imaze kugeza ku karere ka Rusizi, by'umwihariko ku baturage bacu batuye muri kino gice. Mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere turabishima cyane, ndetse tuboneraho no kwifuriza abakristu ba Nyabitimbo bose isabukuru nziza. Tuboneyeho kandi no kwifuriza ubutumwa bwiza Padiri Vedaste kuri uyu munsi yahamagariwe gukorera Nyagasani. Tumwifuriza ubutumwa bwiza kandi dukomeza no kumwizeza ubufatanye muri byose. Ubuyobozi bw'akarere turashima cyane ubufatanye bwiza busanzwe buranga Kiliziya Gatolika ndetse n'ubuyobozi bw'akarere, by'umwihariko imikorere n'imikoranire iranga diyoseze ya Cyangugu n'ubuyobozi bw'akarere mu bikorwa binyuranye, byaba ibyo kurengera ubuzima bw'abaturage bacu, byaba ibigamije imibereho myiza y'abaturage ndetse n'iterambere mu ngeri zinyuranye. Turabizeza ko tuzakomeza gukorera hamwe no gufatanya kugira ngo iyo mikorere n'imikoranire ikomeze kugenda itera imbere, duteza imbere abaturage muri rusange batuye akarere kacu, duteza iterambere muri rusange, dukomeza gukorera hamwe. Rewe n'uyu munsi byari ukwifatanya na Padiri Vedaste kuri uyu munsi utagira ukusa, kandi nyine dukomeza kubizeza ubufatanye muri byose. Murakoze cyane, mukomeze mugire y'ubure nziza. Tumushimire cyane Musenyeri Episkopi wa Rene, Musenyeri Umuhuzabikorwa w'iyogezabutumwa, umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, umuyobozi w'ingabo, umuyobozi wa polisi, abashinzwe imirenge muri aka gace duherereyemo, Abihayimana, abasaserdoti, abakristo bavandimwe, kandi nishimiye guhimbaza hamwe namwe muri imyaka 25 paruwasi ya Nyabitimbo. Iyo uhimbaza yubile ukora ibikorwa bitatu: ureba ejo hashize, ukareba uyu munsi, ukareba n'ejo hazaza. Wareba igihe cyashize rero ugashima ibyagenze neza, ukabikomeza, ukabisigasira. Ukareba ibyagenze nabi, ukareba impamvu byagenze nabi, ukabisabira imbabazi kandi ukugira inama ko utazabisubira. Ukareba aho uhagaze neza ukahaguma, ariko ntusubire inyuma, ariko ugambiriye kureba ejo hazaza kugira ngo bagire heza. Uko mwitanze kugira ngo umunsi ugere neza, mwitangira Kiliziya kandi ngombwa mu muryango wanyu. Imana rero mwese bahe umugisha, ibasubirize aho mwakuye. Je voudrais exprimer ma dernière parole à la délégation de l'archidiocèse de Rennes qui nous a visités dans ces derniers jours. Nous sommes contents de les avoir avec nous. Nous sommes contents de les avoir comme amis. Nous voulons renforcer notre amitié. Merci d'être venus. Merci d'avoir dépensé et votre temps et votre matériel pour renforcer notre amitié. Nous vous assurons aussi que nous ne nous épargnerons rien pour que nous puissions encore approfondir
notre amitié et profiter de cette amitié à travers nos échanges d'expériences, à travers tous les échanges qui sont possibles à faire. Je vous remercie, Mugamo Imana. Mushobora byose naduha umugisha, Imana Data